bakubwira nkubwira ngo ADPR barayirangije uhindura umutima n'umubiri. none se noneho reka nkubaze Yego. ageze kwa Minyoni ahakuye imodoka. Yego. Minyoni urabizi ko amakuru dufite na yuko Minyoni yahaye Nyirapasika imodoka. Muri ADPR nta nuwegeza muhigara. Yewe ubajije n'abashumba bo muri ADPR abenshi wasanga n'umuvugizi ataza aho Nyirapasika ataha. Iwe. Yego. Wanyumvise neza? Kumva. Ariho nkubwira ngo ADPR ifite uburangare cyane. Uhereye ku kantu gato kugeza ku kanini. Yego. Abashumba nibihangane, abavuga butumwa nibihangane, abahanuzi nibihangane, abahanzi nibihangane, kuko izo nguni zose zamaze gucecekeshwa hajyaho kondisiyo ziremereye. Yego. Ariko suko aba bantu badashaka gukorera Imana muri ADPR kuko banayigezemo bayikunze. Ahubwo bagezemo bimwa agaciro. Yego. Kandi bafite iby'agaciro muri bo. Rero Nyirapasika ageze kwa Minyoni, Minyoni araswaho n'umwuka w'Imana. Abona amavuta ari muri Nyirapasika. Abona umumaro Nyirapasika yamarira abantu. Yego. Babona agaciro kari muri Nyirapasika. Yego. Bashyigikira amavuta, aricyo bita gushyigikira amavuta. Rero Nyirapasika niho yaje kubona imodoka. Agarika bagiye kwa Minyoni. Ntibahagarika umuvugizi wagiye mu Katolika. Ejo twamubonye ari Kabgayi indani aho barira karisitiya bakanywa na divayi ihiye. Ntaswe kwa Minyoni bakoresha divayi yoroshye. Yego. Nyirapasika bwa mbere abona imodokari ye bwite. Abona ikinyabiziga cye yakiboneye kwa Minyoni. Yego. Nyirapasika bafite inzu atahamo. Yego. Nta umusohora. Nta piriyave. Nta kongera kuvuga ngo aragera mu majyaruguru sangahe. Wanyumvise? Nyirapasika numwe mu batuye i Kigali. Nyirapasika numwe mu bashoramari abacuruzi i Kigali. Yego. Ariko Nyirapasika umuruho yararuhiye muri ADPR. Wo kwirirwa kutumoto bari no kuzamugonga. Ubwa ADPR irarushya. ADPR se kurusha gusa ahubwo. Ntabwo ari ukurusha gusa ubwira nagorana. Kuko nukuvuga ngo nimba bakubwiye ngo wijya kuvuga ubutumwa aha. Ese nubwo muracyamaramo iki nimba. Boretse nkubwire twebwe kuba tuyirimo nuko tuzi icyo ADPR umuzi wa ADPR nuko turiho. Ntabwo turi kuri ADPR yo hejuru. Turi ku muzi wa ADPR. Arigumuye. Oya ubyigumuye n'ibyashamitse hejuru. Ahubwo twe turi ku muzi. Nakuvuga ngo twe turi ku muzi. Urimo uratangaza ko natenzwe. Hanyuma bivuze ngo ibintu utangaza byose ni ibinyoma. Nge mpari nka nyir'ubwite. Niba ubwo bakigufite nk'umukristo bafite ikibazo. Ntango kuri babone ko ibintu byose utangaza ari ibinyoma. Njewe ntabwo natenzwe. Urimo uratangaza ko natenzwe. Baracyagufite nk'umukristo. Wowe ubifata nkani. Baracyagufite nk'umukristo. Ubande uvuga. Ako bajyana kwijwi ry'umuhanzi. Bareba ibiganiro byose. ADPR naki. Uragira ngo njye kuvuga Islam ko ntayizi? Ikintu cyiza na kizima. Njye guteza Islam imbere se ko ntayizi? ADPR ntakizigira. Buretse gato. ADPR ntakizigira. Buretse gato nkubaze. Subiza. ADPR ntakizigira. Kuva umuvugizi wa ADPR yajyaho. Aha. Yatangije impinduka zo kwirukana. Buretse gato. Yego. Kwirukana. Yakiriye ADPR ifite amaparuwasi 3,100. Uyashyize bibi gusa. Itonde. Itonde. Yego. Itonde wumva abantu wowe uri gushyigikira kujyana itorero. Yego. Hanyuma bivuze ngo nawe uri muri umwe mu bashyigikiye kuzimya ADPR karangira. Komeza twumve. ADPR yatangiye ifite twabonye umuvugizi ayifata ifite amaparuwasi 3,100. Yego. Arayitsikamira. Amanura abashumba. Yongera agashahara ke. Arangije azigeza kuri paruwasi 140. Aratangira ararya. Ararya. Nyuma yaho aza kumva bidahagije. Uranyumva neza? Mu gihe asatiriye ko ari hafi ku musozo wa mandasi. Nimba arafatanyije nawe ukaba warariyeho urayaruka. Ubu tuvugana paruwasi zisigaye ni paruwasi 30. Yego. Byaratangajwe bitangazwa kuri radio kuri televiziyo ya ADPR Life Radio. Yego. Iryo tangaza abantu bararibonye. Niba umbwira ko tugeze ku maparuwasi 30 twari dufite reka nkubwire ubu tuvugana uramutse uhaye umukozi kugira inkuru. Yego. Njewe nzajya nzambagezeho inkuru ubundi wandike muti kagira inkuru. Yego. Amakuru mbajije ku bakozi b'Imana batandukanye uretse na Nyirapasika gusa. Nge nita ngo amakuru y'abakozi b'Imana batandukanye. Wera kuri Nyirapasika. Ndayana nkubwiye turabakuri abantu batatu bane. Ushaka kumbaza kuri nde nayo?
Nyirapasika Aha. Riziki aha na Noza na Zigirinshuti Michel abangaba abandi turakomeza ukore list. aha Nyirapasika ADPR yari musajije ahora mu se niba yararyaga ibijumba gusa simbizi ubu ngubu urebye umubiri afite uhita ubona ko Nyirapasika yahuye n'amavuta ya nyamavuta Yego. ari mu buryo bw'umwuka wariye neza agaragara neza Yego. uwambaye neza agaragara neza ADPR ibyo yabyimye abakozi bayo kandi igahembwa ikababwira ko bari gukora ngo bazahembwa bageze mu ijuru. Yego. Rero niho nibaza niba mufata abantu mukabakoresha ngo muhembwe Yego. kandi bo mwe mwarangiza mukavuga ko mwe murajya kuri banki bo bakazahembwa bageze mu ijuru. Haryo ubwo nibasimbuka murabita ko bakoze none kugeza uyu mwanya Nyirapasika abanye neza na ADPR ariko baretse ahubwo mbaza ngo abanye neza na Pantecote na ADPR yo winayimbazaho. Nyirapasika yinjiye muri Pantecote, Nyirapasika ntabwo yinjiye muri ADPR. Nyirapasika ni umupantecote ibyo kumbaza ADPR muri ADPR ariko ibintu uri kumbwira mbaza Nyirapasika niba ari umupantecote. Oya tureka ku ruhare rwe imibanire yewe na ADPR ubuyobozi bwa ADPR ubuyobozi se bundi umukristo ni ngombwa ngo bane neza n'ubuyobozi ko ni ngombwa ngo umukristo ntago abaje gusenga abayobozi abaje gusenga Imana kagirana wa muntu uvugana na rwa rurimi rutabasha gusobanurwa n'uwari wese ari rwo rurimi bavuga ngo Imana yakoreshaga ivugana n'abantu bamusigaye murengera ariko bavuga ngo abumwe akagira gute agatukisha bose. Rero wifata n'ubu ngubu niyo wabakuraho nabo bose bakuweho mu masengesho ntibabo uhanuye baguhagarika. Ndagira ngo wumve neza buretse gato ntago ari rimwe twumvishe ejo bundi Kimisagara Kamuhoza. Yego. Bafashe umuhanuza akivuga ngo ndumva Imana ivuganye nanjye akivuga ngo nimwumve uko Imana ivuze. Yego. Yaje kumva bamufashe gutyo. Oh yes. Bamujishura umwana baramurengana hanze. Oya. Buretse gato aho ni hamwe vuba amayenga data nta meza birarashe ahubwo rwanze n'ukwezi kutararangira. Iyo nkuru naritambukije ku ijwi ry'abanzi baragiye gukomera urukumva. Baramufashe uwa mbere yarahanuye ati baramwicaza. Uwa kabiri ahanuye ati bamujyana muri biro. Umukecuru wa gatatu ati bamunyuza aha. Urambwira ko niba umuntu atakivugana n'Imana dukumbuye ejo bundi Sibomana yaravuze ngo dukumbuye aba pastori bahagarara imbere y'iterano bakumva Imana itangiye kugira gutya iti nduwiteka Imana. Pastor akabwira iterano ryose ati nimutuze twumva Imana ivugane natwe. Yego. Ariko ubu system ihari niyo kumva Imana ivuze ngo nduwiteka Imana abantu bagahita bavuga ngo adatwara iminota. Ubwo mwacecekesheje Imana. Buretse uko ari umuntu hatari Imana yatekeye. Kuko Evangeliste Nyirapasika ariko reka nkubwire ura n'umuruho wari nawe rero reka nkubwire ura n'umuruho uvuga ibyo uvuga ureka ibyo umuntu yivugiye yitangiye ubuhamya avuga ko yasongeye Imana ubugari ura n'umuruho none uwo mwisindushye yarindushye. Oya ntago ninya kubivuga Evangeliste Nyirapasika ataragera kwa Minyoni yarindushye nawe ubwo arabyivugira. Nese gutekera Imana ubugari n'uburushye none se yabutekeye Imana haze cyangwa yuko yarashonje arambiwe ubuzima bayemo bakomeye. Ahanini n'abari barafunguye insengero abenshi bari bafite amacaci yabo bari barasohotse muri ADPR. Bivuze ngo ADPR yigira abantu bafite umuhamagaro bakomeye bafite amavuta yagiye igira abakozi baremereye ariko bagenda bayivaho kuki ahubwo itakaza ibifite agaciro aho kugira ngo yakire ibifite agaciro. Kuki idafata bari mu macaci bafite agaciro ngo ibinjize muri ADPR ahubwo ADPR igakurwamo abafite agaciro bakajya mu yandi macaci. Bivuze ngo ahanga uhita wumva ikintu cyishemo uburangare buremereye kudaha agaciro abantu bari mwasi ndabona igisubizo gihagije kinyura ko ndi kubariza rubanda. Ushaka iki kibisubizo? Nabajije ngo aba bantu iyo bageze muri aya macaca tureke no kuva kwa Minyoni tutereka amafaranga arayoboye reka urumva tujye tubyemera. Kuki kuri ADPR uko twari dusanzwe tubabona abari ko tutakibabona nyine
uno twabona hano ADPR yarasimutse zigira amasocial media buri wese wagiyeho turara tumumenye. Yego. Kuki tutakibabona habaki? Ubundi koko baratenzwe. Ese ko bari mu bihano ubundi byabaye iki? buretse gato nkubaze. Usibye nyirapasi kuvuga ureba. Cyangwa uzi kuri media ushakaho views. Yego. Nyumva neza? Yego. Nabankurikiye akantu bakumve. Uretse aba bantu mwita abasitari muzi. Erega umusitari no Buretse aro mfatira 3,000 7,000 ibihumbi bingahe byose byagiye bikurwa ku nshingano by'abapastor bari bafite amavuta my friend ako baracyari mu itora. buretse nabandi ntago bavuze ko baje kwicara mu ntebe wabasohora ariko hari inshingano atagize gute atakora. Yego uri kubyumva neza. Rero mu gihe uri gutinda kuri nyina Pasika tinda no kuri bariya barejonari batashye barabona turamenye. buretse gato kuki utamenye ibyabo kandi nabi ntebe yabiri kukurwamo wasabe bafite indi myanya bagiye kubateganya. Arewe ADPR yaragutse. ba mwarimu bagiye imbere buretse ba mwarimu bagiye imbere nta mashuri bari gukora iki? Nta mashuri bari bafite. Aha aho natekerezaho bari basasizeho bari bayafite. buretse gato nkubwire ibintu uvuga ntabyuzi kuba umuntu yari mwarimu kuba adafite amashuri ni kimwe ariko afite experience mu byo ufite amashuri aje gukora. buretse gatoya kuba wavuga ngo nibura uyu ufite ubumenyi Yego. nabe kuri iyi ntebe uyu nguyu ufite experience muri ibi bintu ariko akaba atarize amube hafi. Yego amube hafi byari guha imbaraga itorero. Urukumva neza kuko hari kuboneka uruhande rw'abafite ubumenyi mu gusoma hakaba n'abafite ubumenyi mu kusesengura ibya Bibiliya cyangwa se mu kubana na Mwuka Wera itorero rikarushaho kugira gute rikazamuka. Ariko ibi bisa nko kuba wabona umuntu afite umutsima ariko adafite imboga. Yego. Wahereza umuntu ubugari ariko n'umuha imboga. Yego. Ntago biza kugenda neza. Ubu tuvuga na ADPR yego ndabyemera ko yarikeneye abantu bajijutse. Ariko yarikeneye n'abafite icyo bita abanyamuhamagaro abanyamwuka. Kuko twayijemo ari nyamwuka. Yego. Niba rero bemera ko Imana ari y'umwuka n'abayisenga bayisengera mu kuri no mu mwuka ni byiza ko twasenga tuzi gusoma no kwandika tukamenya icyongereza. Yego n'iterambere turi kujyamo n'iryo kusoma no kuba twavugana n'abashyitsi baje b'abanyamahanga bazi za ndimi ariko yes ibihe byiza kugubwa neza kugira amahoro y'Imana. Wowe wahisemo gukurikira Gift Up TV ndetse ijwi ry'abahanzi wagize neza nawe utarabihitamo ngo ukonde subscribe ize ngo ikande ubundi tujye tubana umunsi ku munsi yango tujye tuganira ibigezweho ibivugwa yango mumenyere amakuru ku gihe. Nahangaha rero bibera kandi amakuru asesenguye yizewe. Yes mbazanira uyu munsi umugabo waciye agahigo yari umuhanzi iby'ubuhanzi sinzi yabitaye tuzatumona yisanze itangazamakuru katubande tumwakira tuguhaye ikaze. Urakoze Bobo mbanje no gusuhuza abantu bose turi kumwe. Ntago bivuze ngo nari umuhanzi ahubwo ndi umuhanzi kuko bivuze ngo yari umuhanzi ubushatse kugaragaza ko ntakiriwe. Indirimbo zawe nyibona indirimbo zirahari naho zagiye ahubwo vuga ngo nyine abantu muri bize ntabwo uherutse kujya mu gukurikira ibihangano. Ndabikurikira ko shene yawe ndayikurikira. Hari ikintu cyitwa itiko. Hanyuma indirimbo se zo ntazihari. Ntaziriho pe. Reka mbwira abantu badukurikiye basimbukire ku ijwi ry'abahanzi TV barahasanga indirimbo zanjye zose. Hanyuma nitwa Nongera Bernard abantu bamenyereye ku izina ryitwa Toka Shitani. Ni indirimbo banyitiriye. Rero ngaye nguko. Se Shitani mwari muhuriye. Erega nawe aho mwicaye. Aho wicaye. Hanyuma se wemera ko Imana ibaho? Mbasha. Utemera ko Andariwe data. Utemera ko Satani baho rero. Ubwo ntabwo wakemera. Ahubwo nta ruhara mfiteho. Ariko aba hafi yawe. Ntawe. Niwe muntu wa mbere mbonye ku isi uvuze ko Satani utajya ugeragezwa na Satani atakugenda runone. Uzi se
satani aho mvuze ngo andi hafi nkamugirira ubwoba Eh. naba promotinze imbaraga ze n'ibikorwa bye Ehe. ahubwo icyo nizera wari wabona umwana Eh. abona umwana muto uri umupapa Mm. wari wagendana n'umwana Mm. ukabona haje imbwa agahita aguhungiraho Eh. kubera iki buriya yumva muri we abagize mwakoba nyine. nta wundi muntu ukomeye ku isi Ehe. aba yumva nta muntu wamukemurira iki wamukiza icyo kintu ku isi atari wowe Mm. mbese akubonamo ubushobozi bwose Yego. nanjye rero buriya yakugezeho aba yumva kariya nta kintu kavuze ahita atangira ngo shi erega mubwire satani murayitiranye. Ubu hari abantu mwitiranye satani mukumva ko satani nyine ngo mutamuvuga ukwayo. Satani ni ikintu kiremereye kandi Akareka. gifite imbaraga. Yaratsinzwe. Utabasha kuba wambaye imbaraga z'umwuka wera. yaratsinzwe Ntabwo ushobora kurwana nawe ngo oya yaratsinzwe yatsinzwe nande ni wowe. na Yesu Aho rero ari muri wowe kuko burereka nkubwire rero. wamunesheje Reka nkubwire rero Bobo. ari muri Wowe ubwawe wowe Bobo wowe ubwawe ntushobora guhangana na satani udafite Kristo muri wowe ngo abashe kukuneshereza. None mu gihe Rero mufite- wifata satani nk'ikintu cyoroshye. mu gihe mufite uzana namutinya ntafite Yesu ako mu gihe mfite Kristo Ariko baretse gato satani nkubaza. nta kintu akivuze Ariko uzi ikintu gitinyuka guhangarana nijoro bikajya mbiri kumwe wumva bavuga ngo aperi na Rayon zakinnye zitsinda ku munota wanyu. ubwo nibyo ririmba byo kutinya Rero satani umva satani twebwe utanamutinya udatinya satani ntabwo wamurwanya. uzi icyo ntinya Kurwanya rero umva Bibiliya iravuga ngo murwanye satani namwe azagira gute azabahunga. Utabashe gutinya rero ibyo ngibyo ntiwabirwanya. Umuntu arwanya icyo atinya. maje kubona ko ari ikintu mbonye abantu turacyakeneye kwiga ahubwo reka nkubwire urahita ujya kwiga rero ufite Kristo muri wowe cyane. uramufite uremera ko yakuneshereje 100%. uremera ko ariko gato banza wumve neza. Stop. Icyitonderwa aho hariho condition. Bivuze ngo aba umunyembaraga ku buzima bwawe iyo wamaze kumwemerera. Ariko bitavuze ko abantu bose bamwemereye. Hari abataramwemerera. Abo bataramwemerera rero nibo satani agifitiye ingufu. uwo nguwo we niwe se ni satani Oya urumva oya utaremera Kristo eh byanze bikunze abadukurikiye banyumve neza nta muntu ujya uba vide muri we. Ariko reka nkubaze Bobo. reka nsoze nta muntu ujya ubura ikintu muri we. Yego. udafite Yesu muri we afite satani muri we. nta muntu ujya uba vide. buriya hari ibintu ajya avuga ngo mufitemo gake ntajya abamo gake aba arimo iyo arimo. Yego. iyo atarimo rero haba harimo ubundi bwami. bivuze ngo umutima w'umuntu niba ujya buba mu busa byanze bikunze iyo atari mu bwami bw'Imana aba ari mu bwami bwa satani. ibyo rero wa muntu uba udafite mu bwami bw'Imana muri we aba afite mu bwa satani kuko aba ari we se aba ari we ari gukorera. Ndabyemera. rero mu gihe mfite mu bwami bw'Imana kandi papa nkaba mufitiye icyizere nta bwoba. Ariko noneho reka nkubaze. Buretse gato nkubaze. Uremera ko malaria ibaho? umuntu malaria ibaho. kuyirinda bigenda gute? shaba rero yango nukuyorosa supanete aka kuyirinda nabwo gutema ibihuru umubu ntago wagushatse. Bese hari nyine buretse hari umubu ariko hakaba n'utera malaria. Yego. Sibyo? Noneho rero ibi twita ubwirinzi butuma n'umubu niyo wakugeraho utakubasha ngo ube wagutera indwara. Ni nako no muri Kristo cyangwa mu buzima busanzwe umuntu ashobora kugira ubwirinzi bushobora. Yesu Kristo yabaye nk'ubwirinzi nka kuri bakubwira ngo batera akarishya mu nzitiramibu. Ni nako Kristo ari muri twebwe. Bituma satani ntibivuze ko satani atatudwinga cyangwa se atatugerageza. Ariko bitumye niyo yatugeraho atatugiraho ubukana cyangwa ububasha ku kintu icyo ari cyo cyose. Ubera nkubwire ngiye ni kuri nge. Yego. Kuri ngewe kandi kuva nangiye kubyizerera byaramfashije. Abundi buri wese biterwa nuko yizera.
naricaraga nabonaga kubise kose ati ndapfuye nibwo napfaga ariko aho nsobanukiye imbaraga z'Imana muri njye aho nsobanukiye ububasha bw'Imana aho nsobanukiye uwo ndiwe aye we Mana we Satani asiga ko ngo kuvuga ngo ibintu ntibishoboye kuboneka iyo oya aho nasobanukiriwe uwo ndiwe muri Kristo Yesu ntabwo Imana mpfana n'icyo ibyinkorera mfana nayo kubwo ari Imana yanjye ndi umwana wayo nicyo cyonyine gusa nyimara kubisobanukirwa Imana yo mwijuru yaremye twebwe turukumva tubwira Imana kandi n'abasenga Satani bayisenga mu buryo bw'Imana oyo ni Satani ndavuga Imana nyiri byose ishobora byose nyiri cyubahiro yaremye bibaho byose yo mwijuru yego yanyitangiye kampfira nyimara kumenya uwo ndiwe yego ntureba papa cyangwa mama ntabwo mpfana nabo icyo bankorera mpfana nabo icyo bankoreye ko babaye ababyeyi nyimara kubisobanukirwa rero Satani yaje barabona ku ishuri kera baba umwana wakwenderanya gati ufite y'umuntu mukuru wawe cyangwa umuntu mukuru ati ndakurega kuri runaka Satani yaje ndamureba hana wese nk'ubwo ugiye tambwira data ni data do nkaryama nkasinzira rero nta rutabwe uzi igihe ninya igihe nakoze icyaha ntariyuzuza na data ikora sivuga ngo hambira ibyawe ugende nta mahoro wampaye wageze uririmbaho ajyaga nyumva hambira ibyawe ugende nta mahoro wampaye iyo kora zirayize none se basi urumva itara abadukurikiye rero yes iyo utarakira Kristo nta mahoro uba ufite nyine yego uwo ngo abamwigira uko ababonye Kristo niwe mahoro reka dusubize abantu barimo hano niwibwire ko amafaranga ufite ariyo mahoro ariko gukomera niwibwire ko ibyo utunze ariyo mahoro ariko gukomera nushaka ucishe make unatuze umva ushyira agatebe hasi mu gihe udafite Kristo muri wowe ntacyo uri cyo niko kuri rero abantu mutinya Satani ahubwo abantu badatinya Satani ntabwo mutinya uretse gato iyo udatinya Satani ubu urimo usanga so Satani ariko niba wemera ko Satani ari mubi Bibiliya uzagendana nayo uvuga ngo murwanye umuntu arwanye icyo yanga ese umuntu wanesheje ukabona ko umuntu waneshejwe sibyo ntumuneshere reka si wowe munesheje hanesheje Kristo si wowe munesheje buretse nsoza yego ubi wawe ngo urugero iwawe yego bica akavuga ngo tuguhaye umusekirite ufite imbunda sometimes ntiwazajya uryama uvuga ati umutekano ntago umutekano nawuzuye ese buretse nongere buretse turarengaho ahantu utuye ntutanga gitasi buretse ahantu utuye tujye mu isi aho utuye ntutanga amafaranga y'umutekano yego ariko umutekano ubwite uhera kuri ni wowe ubwawe ubwanza kuwicungira nyine icyo nkubwiye bagwaye umusekirite ufite imbunda uzi kuyirashisha kandi umuzi neza ko ari ahantu henshi yanesheje umuzi ko ahantu henshi yakoze sibyo yirahirwa tubwizanyije ukuri ntiwazagenda wumva usa nkaho uri safe mu ruhande rumwe uvuga ko ufite umuzamu muzima ariko mu rundi ruhande wibuka ko nawe azapfa ikizamwica sura kizi uko rero yatungurwa agapfa ni nako watungurwa kubona umwanza kugeze ibyo ndabyumva ariko wavuga ati basi wa mujuru niba nabwira ukaramurasa ariko si 100% urumva ubu abari amahirwe angahe ku ijana abari 100% ntuzanya n'umushoferi ntuwateze wigeze wumva muri wowe ko ari bugonge ukiva mu rugo buretse nyine ngo usubize nkiva mu rugo mbere na mbere mbanza kuvuga ngo ngiye mu modoka itareba ntwawe n'umushoferi urimo uracurika ibintu utari umuhanga kurusha abandi urimo uracurika ibintu gupfa ni nona urimo uracurika ibintu nuwanga ndabivaho kuri topic abadukurikiye baza kutubwira urimo uracurika ibintu hano oya ntange nagumbeshya niba wizeye umushoferi ukuzanye ntago namwizera kuki utamubwiye ngo vontware ntabwo namwizera uyu utanze kujyamo nanjye ubwanjye siniyizeye
nizeye imana yonyine ufite ikibazo izi umunsi wanjye wo gupfa nkayibwira ngo uyu munsi rero niba atari wo wanditse unarutse urupfu. rero reka nkubwire kuba usanze uriya mushoferi akorera muri kampani runaka bo baramwizeye bakamuha akazi, bo bagira ibizamini bakoresha bakamenya ko azi imodoka bakabona kumuhereza imodoka ngo ajye gutwara abagenzi, twebwe tukayijyamo twumva ko agomba kutugezayo, dore ko niyo tugonze. Kuki polisi yandikaho ngo gerayo amahoro? Dore nuko niyo tugonze byitwa impanuka. Kuki nyine byandikaho ngo gerayo amahoro? Nyine ni impanuka, urumva? Ariko si uko batazi ikinyabiziga. None ni gute wambuza kwizera Imana? Ntabwo njye nakwizera umushoferi. Niba wizera n'abashoferi ufite akaga. Wowe ntabwo n'umwanya ntabwo urumva sanse ndi kujyanamo. Navuga ngo nimba shoferi adutwara tukagera aho tujya. Reka bobo, wowe uri gutandukira. Imana yitandukanye n'abashoferi. Agakontorora imodoka. Hanyuma Imana na Satani ni bibi. Ni abagabo babiri b'abanyembaraga kandi bari kuguhanganira. Satani nambaraga afite. Ariko se vipi? Ni abagabo babiri bari kuguhanganira. Rero agifite imbaraga. Umwe uko akurura. Agifite imbaraga kuri twe. Agifite imbaraga kuri twe. Kristo yawe yaraziye ubusa. Ariko buretse urugero rumwe. Dore aha dufiteho ububasha. Igihe uri mu cyaha, igihe wakoze icyaha, igihe uri umunyabyaha, igihe wemeye ibyo gukora ibyo ashaka, nibwo agufiteho uruhare. Ariko mu gihe mfite Kristo muri njye, mfite uwanesheje muri njye, urumva? Mu gihe numva niyujuje nawe, Satani nta ruhare mfiteho. Ahubwo reka buretse maze ubwire, ntabwo ujya usoma Bibiliya. Ahubwo mwe murakizera iki? Ntabwo ujya usoma Bibiliya. Turacyafite igihe mu ntambara. Izo ntambara ni iziki? Ni babandi bizeye Kristo. Izo ntambaro nizo guhangana n'uwo mubi. Ntureba? Kangubwira ikintu naragisoza ntago nyigarukaho. Uragira ngo umere nk'umuntu wicaye mu ijuru ngo byaraye. Buriya umuturanyi mubi. Si wa wundi uvanga akuvuga. Reka. Umuntu mubi kuri wowe ni wowe. N'umuntu mwiza kuri wowe ni wowe. Buriya intambara ikomeye. Intambara ikomeye ni yawe wowe urwangomba kurwana. Hanyuma uyirwana nande? Dore ari kibazo. Nyine uyirwana nande? Kamere yawe nawe ubwebere nare. Wowe ni wowe mubi kuko iyo uhisemo umva reka nsoze. Oya hindura mind. Oya buretse utanciraho ha. Hindura mind. Buretse wowe ubwawe iyo wemereye irembo ry'icyaha. You know? Ni wowe urikinguriye. Yesu aravuga ngo ndakomanga ku rugi unyinguriye. Yego. Bivuze iki? Yaba icyaha yaba Yesu ni wowe ufite uruhare rwo kwakira. Ariko uremera ko uko Kristo akomanga ni nako Satani mu rundi ruhande agira gute nawe akomanga. Uke wowe wemera gukingurira rero ni ukuyobora. Aho rero aho nurashaka kugira ngo wumve neza kuko hari babiri bari gukomanga. So mu gihe nakinguriye Kristo uhita wemera ko njye nandi ku mbaraga zabo. Mu gihe nakinguriye Kristo rero hajyekaho urugi. Satani ntahaba kinyuze kandi n'undi tandirima ngo ndamaho kuko umwami Yesu ankunda. Ibyo bisa buretse gatoya. Ibyo bisa nko kuba winjiye mu rugo rwawe ugafungaho porotayi, ariko bitavuze ko ukiri hariya kuri porotayi uyu mwanzi atahagusanga. Niyo mpamvu nkubwira ngo nimuterere hagati mu ryinyo ngo mufate Satani nk'inyantege nke. Ni inyembaraga ifite imbaraga zo kurwana, urangaye gato yakurangiza. Ni umunyembaraga kumukorera, ariko kwatandukanye nawe bakatakegera Kristo ni umunyantege. Umva umurimbye kuntu yaririmbye kandi wemewe ku isi hose. Umva dore ingabo za Satani. Ririmba ariko zirakomeye udafite umwami Yesu za. Icyo nicyo navuze. Ariko wemeye ko zikomeye. Icyo zikomeye ku udafite Kristo. Ariko ku ufite Kristo. N'ufite Kristo zirakomeye, ahubwo baravuga ngo udafite Kristo ahubwo zamurimbura. Ariko zirakomeye. Ndabihakanye. Mu gihe mfite Kristo muri. Baretse gato nkubaza ikibazo kimwe. Ikiganiro rero. Nyemera nkubaza ikibazo kimwe tunakiveho. Dukeneye kwiga. Ikibazo kimwe tukiveho. Oya. Buretse nkubaze uremera nkubaze ikibazo kimwe tuve kuri ingi. Yego. Ubu tuvugana. Aha turi. Kuba ubutaka bwa Rurema haba mu Rwanda ari mahanga. Wenda katwigarukire mu Rwanda iwacu tuzi. N'abadukurikiye baza kutubwira. Uyu mwanya. Imperuka iramutse ibaye. Uyu mwanya haramutse habaye imperuka.
abadukurikiye batubwire nawe Bobo umbwire nta guca ku ruhande ukuri. Yego. Imana ikajya mu ruhande rumwe. Yego? Na Satani akajya mu rundi ruhande. Yego. Bagahamagara abantu. Twasanga igitabo gifite abantu benshi aka kanya ubu tuvugana. Ntago mbizi. Uretse. Oya. Mwana ntabyo. Uretse. Kuko kugeza uyu mwanya umwami ukorera urumva umwami uri gukorera ntago muzi. Reka nsoze kuri ikintu cyo nashatse kuvuga. Tunakivaho kwanza. Yego, Satani arakomeye ku bantu badafite Kristo. Reka twigendere ku bindi. Urumva? Ariko ku muntu ufite Kristo. Burese aguma uko yahamagawe. Twakivuyeho. Ariko rero mu byo n'ibyo tugiye kuvugaho ntaho bitaniye. Byari bishotse ku ndirimbo yawe. Ubwo twagiye ngiye kukubwira uburyo turwana nayo tuyimenagura tuyimenesha tuyibwira ngo n'undi munsi. Icyo nshaka kubazaho ni iki? Uri umuhanzi ariko biravugwa kuri mu bantu ADPR yaba yarahagaritse. Bivugwa nande nyereka yipureying iyo nkuru cyangwa ukini iyo message yabivuze. Ntago ari byo se. Nyine ibitwereke. Nyine bansubiza. Bivugwa nande nyine mbwira bivugwa nande nge ndahari ngira ubwite. Ngewe ndahari. Nukuri cyasuka. Ndagira ngo ndagusubiza icyo umbwiye ngo biravugwa. Bivugwa nande. Mu kiganiro durutse gukora. Twagiye tuvuga ku bashumba bose batakemere kujya muri ADPR. Yego. Cyane kuri zigira inshuti Michel. Urangije kandi ibimenyetso byagiye bigaragaza ko atari bujyeyo wenda n'uburyo yatezwemo kwaba guhari. Twe dukora na Pastor Sibomana na Pastor Korode. Yego. Numva aravuga ngo nawe ubwawe inde wowe reka tuguhereho ava ko ngewe ngize nerewe ninde ubimbuza se. Ibyo bivugwa nande byabereye he? Nawe warabyivugiye. Oya. Kutakemera ujya bisubizemo bikino. Oya mujye muvuga ibintu byabaye. Oya tuvuga ibintu byabaye. Ngende umwadeperi n'ubu ndacyariwe n'ishyaka mfite n'iryo kubera gukunda ADPR. Kuharabika. Rero nge na oya subiza ibintu inyuma. Narakubwiye ngo yego. Nje ubwanjye simparabika. N'ubu nongere mbivuge. Simparabika. Ahubwo tuba turi mu kuvuga ibivugwa nebiriho. Kabiri nongere mbabaze. Umwana ageze mu rugo agasanga se. Yego. Yicaye nabi cyangwa nyina. Yego, umwambaro wabeyutse. Yego, aratwikira gatoya uretse wikwihuta. Iyo ari impamvu z'uburangari. Yego. Aratwikira. Iyo ari impamvu z'uko yarwaye mu mutwe. Yego. Agerageza kuvuza. Iyo agerageje guterura ngo ajyane kwa muganga. Agasanga atakiri uwo guterurwa n'umwe babiri. Ahamagaza abaturanyi ndetse n'abanyuza aho hafi. Akabinye ngo nimumfashe turebe ko twageze umurwayi hehe kwa muganga. Aho hagati aho habamo gutanga ibitekerezo ko ababirebye uyu muntu arwaye gutya yavurwa naha cyangwa se n'umuganga agatanga ibitekerezo ati turamuvuza iyi miti iyi ariko wavuze. Rero nago wareba umwana ari kureba umubyeyi akabona yasaze. Yataye umurongo. Ngo naba ari gutabaza abaturanyi inshuti ngo umwite nabi. Mu ruhande rumwe tuba turimo dukora neza kugira ngo turebe ko nibura itorero ryacu twinjiyemo dukunda ryasubira ku mwanya. Ngo buri gutabaza. Yabaye gatatu. Kora no gutabaza. None reka nkubaze. Inkuru zana wantu ugeze kurikira. Ndazumva. Akiva muri mu nkujya. Byagenze gute akimara kunywa vino agasinda. Nyine wowe bitwibwirire. Shemu wamurungurutse. Ntago havumwe umwana we Kanani. Nyine kubwiyo mpamvu. None hari buretse? Buretse. Iyo Bibiri tubwira ko yabwiye bakuru be. Nta wundi muntu hanze yabwiye. Yego. Yatabaje bakuru bati do papa yambaye ubusa. Kubera gusinda. Ariko yari yagize gute? Tandukanya gusinda nibisazi nakubwiye. Tandukanya ikintu gikeneye kuvurwa n'ikintu umuntu yakicara mu kanya kikamushiramo. Mujye mufata ibintu uko biri. Ikibazo cyawe ufata ingero ukazibuza kandi zitari ngombwa. Banze nyumve. Yego. Agikanguka yaramuvumye. Sibyo? Yego. Wowe ubwaye ku giti cyawe sujya nimero zawe. Nese ADPR yasinze. Buretse nkubaze ADPR ugereranyije n'uwasinze yasinze mbere byemere. Ntabwo ADPR namugereranyije n'uwasinze. Natanze urugero. Kandi ari byo ugereranyije. Natanze urugero ku mwana wavugaga.
ariko naguha umwana njye nabanza tubwire na ADPR irwaye nawe batagurye ku mubyeyi n'umwana none se urabona ari nzima urabona ari nzima cyangwa ikeneye kuvurwa ubu tuvugana nta nubwo ikiri mu ADPR ikiri mu burwayi busindagizwa iri mu burwayi bwo gukorerwa transfer ikagera ku rundi rwego nimba ADPR yaratangiye ikibazo cyawo gikemukira indani kigakemurwa n'abadiyakoni cyangwa se n'abagize mpuzabikorwa ubu tuvugana bikaba byarageze ku rwego RGB yiza kwinjira mu kibazo kugeza ku rwego bavuga ngo leta yinjiye muri ADPR nukubera iki niba bibaye ngombwa ko ihabwa transfer ubu nyine bivuze ngo uburwayi bwayo bwamaze guhabwa transfer ntabwo bukiri muri dispensaire ntabwo ikivurirwa hafi rero nkubwira ngo ADPR yararembye kugeza ku rwego dukwiye gutabaza abahanga mu kuvura bakayivura igasubira ku murongo Radio Diso Swakimu yakira Gatete yego hari ibintu arimo aravuga ngo nyakwa Perezida Paul Kagame ngo ntagazi bibera mu madini neza ari yaribeshye arabizi Swakimu yasaba ati ibyo bivuge nkawe ntibyitirirwe Radio Diso oya Perezida arabizi rwose rero ubwo burwayi bwa ADPR ko tujye tubona mu madisikuru azazivugaho ibyo ubwo burwayi bwa ADPR bivugwa nawe ntibyitirirwe Bobo na wowe se kuri kwikura muri hehe erega iyi mikoro mfite ni ya give nyine nibyo mpamvu mwubwiye ngo nitandukanyije nabyo bibe webere nabi ntibibazwe give ariko mbona ufite ubwo oya ntago ari ubwo ushaka kubona ADPR irangira ushigiye ko ADPR irangira abakristo badukurikiye bakumera ukuri abantu bari kurizwa n'umurimo w'Imana wangiritse bakarizwa n'insengero zabo zagiye bakarizwa n'abashumba bagiye bafite umwuka wera urimo urashyigikira ko bakagombye kuba bararembereye niki kibi bakoze kitakorwaga murakoze umbajije bande ADPR niki kibiri gukora ahubwo banza umenye ngo ADPR niki jewe oye buretse ngubwire turacyari kuri ADPR urumva yego mu busobanuro bwa ADPR nta muntu nashyizemo yego niyo mpamvu nanjye nkubajije benshi ADPR niki iri gukora itakoraga noneho nibwo turi bumenye ngo iri kubikora ni bande banza unyumve neza noneho ngusubize urambaje uti ADPR niki iri gukora itakoraga yego wenda njyewe mu myaka mfite mu gihe naginjiriyemo haraho nyizi n'abadukurikiye hari igihe bayizi bitewe n'igihe bayinjiriyemo buri wese afite uburyo yinjiye muri ADPR kandi abantu badukurikiye ngira ngo wenda aba ADPR nta muntu n'umwe winjiye muri ADPR adafite impamvu ayinjiyemo icyambere ADPR tuyinjiramo twatojwe ko twigishwa ko ari itorero riyobowe n'umwuka wera akantu ko kandi aha uti number 1 n'ubu niko bikiri buretse wikwiye utatagira abantu bakukubitira muri comment ukumirwa ngo n'ubu niko bigize bite uretse gatoya ubu ngubu ntago ariko bikiri ushobora kuba udaherutse guterana nubwo bavuga ngo hari abatenzwe wowe ushobora kuba warashyizwe n'inyuma yo gutengwa kuko niba utazi biri kubera mu rusengero reka mbishyireho umucyo manitse akaboko waratenzwe ngewe ubwanjye ndi umuzani tempo sende umwadepe sawa rero niyo mahirwe yawe gumana ibyo ngibyo naringiye kukwatsaho umuriro ngo ivumbi ritomoke ariko ADPR niyo yatureze niyo yatubyaye aho ngaho yewe ubutumwa bwiza kubwiriza n'igihe muri ADPR jewe ku bwatomo ari uzagenda muri paruwasi ya Kinyinya mfitemo intebe n'ibitabo birimo n'amazina yanjye nk'umuvuga butumwa winjiye muri ADPR ikintu cyatumye yinjira muri ADPR rero icyo nuko ariho nabwiririjwe ubutumwa nahuye n'abambwiriza ubutumwa muri ADPR kandi icyo gihe iyo wumvaga umuntu ADPR warabati muvuge make hari umukristo yes hanyuma tukiri ahangaho ADPR bundi nge nyijyamo cyangwa se n'abavandimwe bacu bazijyamo hari abagiye bazijyamo bitewe nuko babonaga ifite amahame ashingiye ku bukristo icyambere byari ikizira nkuko Bibiliya ibivuga
kuba wafata imisatsi cyangwa se kudefiriza imisatsi gukoresha ari amavuta ahindura haba ku ruhu haba ku misatsi byari ikizira yego ngira ngo mu nyigisho twagiye twigishwa mvuze izo twigishijwe simvuze ko ari ubuhanga nacukumbuye mu bugenzuzi bundi ni ukuvuga ngo twigishijwe ko ari amavuta ahindura akorwa mu buryo butari ubwa gikristo reka mbivuge muri uwo mvugo mwabivanye buretse gato si ibyo gusabana no guharabikana mwabikuye he kuba utambara shenete buretse gato nkubaze kuba utambara amaherena ku gutwi buretse tujijisha hari ibintu bitana no mu muco nyarwanda tureke ubukristo nta gitsina gabo cyakambaye amaherena ariko no ku muco nyarwanda no ku bakereye amavuta ataraza banyerezaga bakoresheje urujyo abo ni abadeperi cyangwa ni ba bandi umbwira uwabishakaga ku bushake bwe bitewe n'imyizerere ye adeperi ni amahame yayo bitewe n'imyizerere byanditse muri bibiri rero imyizerere ya adeperi twinjiyemo nibyo nkubwira ubu tuvugana nimba waravutse bobo uri mwene runaka mu gihe ukuze ukumva barakubwiye ngo igisekuru cyawe si iki uyu myizerere wizeye muri cya gisekuru wari uzi uhita wumva utangiye undi muryango adeperi twabyirukiyemo twari tuyizeyeho amahame yatumye tuyikunda nyine ubu tuvuga n'ibyatumye tuyikunda sibyo turi kwakira ubu sibyo turi guhabwa ntabwo nari nzi ko nakwicarana n'umuntu waje yasize iminwa kabiri yambaye akajipo kageze hano ku kibero ngo twicarane ku ruhimbi ngo ntahe numva ko naje gusenga iyo myambarire twari tuyizi mu tubare yego mu tubare mu tubyiniro ahantu runaka ahantu abantu bavuga ngo inda zishobora gukurura abantu none ibyo twitaga ibizira mu rusengero byaraziruwe muri adeperi usiga birimo yambaye nka data none se buretse ng'urugero rumwe basigaye basiga ibintu ku muntu uretse nkubaze ikintu kimwe dufite abakobwa basezerana abageni imyambarire ubu ngubu bambara abyita ko yambaye ikanzu ndende ariko pasu ubifite ako babaheza inyuma buretse oya wibeshye buretse aho ndagarama buretse gato buretse nkubwire aho ndagarama itonde nkubwire sibyo na adeperi n'andi matorero ntakibyemera babaheza inyuma y'iki y'urusengero bakahura basoje gusenga ariko ibintu uvuga urabizi muri adeperi barinze ibintu uvuga urabizi muraharabika bicara mu ntebe indani hari intebe ziba zateguriwe abambariye abageni n'abandi ari abandi ntibakibyemera kwinjira ariko ibintu buvuga uherutse mu rusengero kwa kangahe nese singiye buri munsi sikuri umupagani ngiye buri gihe bise ngufata oya muraharabika wari wagera ku rusengero ugasanga umugeni yinjiye mu rusengero abamwambere bose ari hanze yego narabibonye atari kabiri aba n'abadayimoni abo n'abadayimoni guteze kandi ahubwo bakumiriye ikizira babandi ibintu uvuga ntabyo uzi ejo bundi twarebye video mbere y'ibindi uvuga twarebye video hariya kuri dove umuvugizi w'itorero rya adeperi wubwe arimo asezeranya umugeni wa defirije kabiri ariko ibintu uvuga urabizi ibintu ushyigikira urabizi cyangwa ufatanyije n'abafatanye n'abari kudusenyera itorero tubimenye ahubwo abantu bose bakurikiye give hope mumenye ngo uyu musore w'Imana ashobora uyu mugabo oya mu buryo bw'ubuzima busanzwe witwa umugabo ariko kuri Kristo uri umuhungu uri umuhungu w'Imana njya ahubwo nimo ndarwanya ahubwo nureba tujya turwanya abantu barwanya leta twabyise ibigarasha none adeperi sigaye ifite ibigarasha bikiri mu gihugu ahubwo twagushije ishyano niba abantu mwabaye ibigarasha hirya yo murwanya leta mukaba mushaka no kuza kurwanya abagifite Imana muri bo bareba bakababazwa n'umurimo w'Imana wangiritse ibigarasha mukomeje kwiyongera nta muntu ufite ubumana muri we urumva usebya se
n'umuntu asebye umubyeyi baretse gato mubaze umva nkubwire umva nkubwire n'abandi mufite imyumvire imeze nk'iyo yawe mwumva ko muzafata ADPR mugafata abakristo bayo bose mukabatsikamira ngo ntibazavuga. Dushimire leta y'u Rwanda yemeye igafata iya mbere ikavuga ngo tumanuke tujye mu madini turenganure dufate ubu nta mukristo wari ukivuga ngo yumvwe. Undi reka nkubaza undi tuye tureka kubeshya undi murarengana ADPR ni wavutse yisangaho hanyuma se kuba naravutse nyisangaho ubu niba waravutse usangaho iki gihugu wewe urashaka kugihindura wewe wagihindura bigashoboka wafata u Rwanda ukaruhira indi zina. uretse nkubaze ubu umuntu wo muri 59 z'u Rwanda ariko rwitwa Rwanda uretse se hazahinduka imyubakire ariko rwitwa Rwanda. None muri ADPR ni aho zara ADPR ntabwo ari ADPR. Erega ADPR bisobanuye sobanukirwa iri zina ni itorero ryitwa igicumbi cy'umwuka icyo bita Pentecote. None niba ari Pentecote igicumbi cy'umwuka ikabiri kuzimya umwuka wera ikabibuza abahanuzi guhanura reka ngwite na ADPR yakoze nk'unakunze yaciye ababeshyi n'amanibobo n'ingegera zose zitwikiraga izina ry'Imana zikabeshya ngo batumwe n'Imana atari abahanuzi. Duhingegera ya mbere yaciye utubwiye ko yaciye ingegera zahanuraga zikavuga ibinyoma. Duhingegera ya mbere waduha urugero ADPR yaciye naguheraho ngende ingegera ngewe oya abantu bakurikiye Give Hope bahite batwandikira nuwakoze subscribe yibatangira yikure ko dusanze nta gakiza ufite n'ubwawe cyane nuko Zaino Temple nuko usebeje apotere reka nkubwire apotere gitwaza none so tutabeshya dore ingegera tutabeshya wimitse zagize ngo abantu bose n'ingegera tutabeshyanye umuntu ufite umwuka w'Imana muri we asebye itorero rye ufite ariko wowe urwanya ahubwo boretse ufite umwuka w'Imana muri we hari cyo bitaga abantu barwanirira ishyaka ry'umurimo w'Imana. Boretse gato urwanirira ishyaka ku murimo w'Imana hanyuma boretse gato ikibazo cyawe ntiwumva urashaka ko numva ibyawe gusa kandi uracyari gushaka ibintu byo gusenya. Twe turimo dutaka dusaba abashumba bacu twakundaga Imana yarakoze kubatenga baguhereyeho. Boretse gato nkubaze urumva boretse gato nkubaze ubu tuvugana mbono no kubwira abantu badukurikiye 100% ibinyoma bya Give Hope. Oya boretse nge sinatenzwe urimo uratangaza ko natenzwe hanyuma bivuze ngo ibintu utangaza byose ni ibinyoma nge mpari nka nyirubwite. Niba ubwo bakigufite nk'umukristo bafite ikibazo ntango kuri babone ko ibintu byose utangaza ari ibinyoma. Njewe ntabwo natenzwe urimo uratangaza ko natenzwe baracyagufite nk'umukristo wowe ubifata nk'aho baracyagufite nk'umukristo bande uvuga ako bajyana kwijwi ry'umuhanzi bareba ibiganiro byose ADPR uragira ngo njye kuvuga Islam ko ntayizi ikintu cyiza na kizima njye guteza Islam imbere se ko ntayizi ADPR nta kizigira boretse gato ADPR nta kizigira boretse gato nkubaze subiza ADPR nta kizigira kuva umuvugizi wa ADPR yajyaho yatangije impinduka zo kwirukana boretse gato yego kwirukana yakiriye ADPR ifite amaparuwasi 3,100 uyashyize bibi gusa itonde yego itonde wumva abantu wowe urugushyigikira kujyana itorero hanyuma bivuze ngo nawe uri muri umwe mu bashyigikiye kuzimya ADPR karangira. Komeza twumve ADPR yatangiye ifite twabonye umuvugizi ayifata ifite amaparuwasi 3,100 yego arayitsikamira amanura abashumba yongera agashahara ke arangije azigeza kuri paruwasi 140 aratangira ararya nyuma yaho aza kumva bidahagije. Uranyumva neza mu gihe asatiriye ko ari hafi ku musozo wa mandasi nimba arafatanyije nawe ukaba warariyeho urayaruka. Ubu tuvugana paruwasi zisigaye ni paruwasi 30 byaratangajwe bitangazwa kuri radio kuri televiziyo ya ADPR Life Radio iryo tangaza abantu bararibonye. Niba umbwira ko tugeze ku maparuwasi 30 twari dufite reka nkubwire ubu tuvugana uramutse uhaye umukozi abana 10 abakurerere yego
ukazajya gushiduka ubona usigaranye abana 3 yego ntabwo waba wishimye. Kabiri, uwaye umucuruzi iduka rye ngo gucururize, yego ukazashiduka iduka rye ririmo miliyoni 3 usigaye ari gucuruza 300,000, yego ntabwo wabura kuvuga. Icya kabiri nkubwire kuruguturayo buretse gato yego icya kabiri nkubwire, ubu tuvugana ADPR aba bashumba wumva bari hejuru badutsikamiye, yego ntabwo ari bo boss bacu kuko nibaduhemba, ahubwo twe turaba boss babo kuko twe turabahemba. Aya mafaranga yose ubona barwaniramo, iyi mitungo yose ubona bagenda barwaniramo, uku kugenda birukana nta kindi n'aya mafaranga dutura bari kurwanira. Rero twebwe nk'aba boss babo mutureke dutanga ibitekerezo. Iri toro ni ryacu, kuki risenyuka tureba ngo duceceke mu gihe twamaze kugira amahirwe tukabona u Rwanda ruvuga ngo dushaka icyatuma umuturage ajya kwisonga? Ntabwo natwe turi bwemere tuguma kumusonga. Berena nkubaza akazo gato kankukosore gato, utanze urugero ku bana ari 10 sibyo? Yego, bose bafite ibyo bakora, urumva bafite akazi bakora. Nakubwiye ngo abana wahaye umukozi, wivuga ibyo ntavuze, ariko njye reka mbigorore kunkosora kubyo ntavuze, vuga ibyo njye navuze, ugorora ibyo navuze ariko gute kandi njye nabiguhaye bigoroye, vuga ibyo navuze. Reka nawe igitekerezo cyane ngo ngushyigikire mu mafuti. Amafuti njye nta mafuti mfite kuri kuzuye. Ntanze abana 10 sibyo? Yego, ubahaye umukozi bose bagiye mu kazi. Ariko ibyo bintu urukuma ntago ari byo naguhaye, jya mu murongo naguhaye. Oya bitandukanye, ariko kuvuga ibyo ntakubwiye. Bariya bari mu kazi sibyo? Ariko ibintu urumuvuga aba bashumba bari mu kazi bafite umuyobozi, ubwo bageranye na ryaduka nakubwire. Yego noneho bakabona amaduka arajagaraye ni menshi, ntari kubyara umusaruro kandi ririmo igishoro cyuzuye. Yego ariko ntari kubyara umusaruro, ariko uvuga ko ritabyara umusaruro. Imyaka 80 itororo imaze irenga, abapasitoro bakora ubu tuvugana. Baretse gato mubwire, ibi bibanza aba bapasitoro birukanye nibo babyitanze, bamwe barabyitanze nta n'amafaranga ADPR yabyishyuye. Kabiri, izi nsengero zubatse bari kurwaniramo, bari kuza bakicaramo bagatera intebe, ubundi barangiza ngo ati muzanizo nkuko tuzirye. Izi nsengero nabo ubona bari kuriramo inkoko ntibazi n'itafari ryazo. Ubu tuvugana ababyubatse, abazubatse, abazivunikiye barirukanywe guhinga ibigori, kujya mu muceri, kurinda umuceri, abandi babaye abamotari, abandi n'abanyonzi. Wowe wifata ibintu bitagereranywa ngo bihuze, ahubwo babazwa n'ibyakozwe biri kwangirizwa. Reka nkubaze, munimo muranga ko muri Gwarabika itorero uvuga ko yazanye ikizira mu rusengero, nibo biharabitse, urumva? Nibo biharabitse, mufite ibiganiro biharabitse, ibintu bitarajya hanze byagezwe, twagiye kubibona hanze ko twari abakristo, abaye abana bigumura ko twari abakristo, byageze ku karubanda biti. Hari umugabo wavuze ngo ADPR itera umwako, dereza kera bitangiye kumubaho. Baretse nkubwire, umugabo muntu uzariya hariya muri Gisozi yacangamukishije abagabo benshi, arabacangamukisha bageze ku munsi wo gutanga igaburo. Umupasitoro kugira ngo ahereze abakristo umugati arababwira ngo ni mwaki, barwaye imivuduko bitewe n'impinduka za buri munsi. Ese kuki urusaku rutaba mu yandi matorero? Banza ubyibaza. Kuki Zion Temple umbwira wahungiyemo warabanje muri ADPR? Warahunze, wabonye umuriro ugurumiye ukizwa n'amaguru. None se nuko wari ugiye gushaka indi mana? Zion Temple ifite imana itari yo muri ADPR. Buri wese banza umenye ngo nagiye, wakirijwe muri ADPR urayihunga ujya muri Zion Temple, kandi imana dusenga nimwe. Banza umenye ngo nagiye yone nyine abatwumvishe ngo ntacyo bumvamo. Uyu mwanya ndi n'inshuti ya ADPR ndetse cyane. Inyi inshuti ya ADPR ndetse cyane. Hanyuma wahoze uri umwana mu rugo, n'ubu ndacyari, ubuza kuvumwe, uza kuba inshuti. Reka nkubaze, ejo nyuma y'ubushuti hasigaye ubwanzi. Uyu mwanya oya ntago nge nyanga, kuko ugushaka gusenyuka Zion Temple wahungiyemo ikubakika. Kurwanya abanzi ba ADPR, kuko wahungiye muri Zion Temple ngo ADPR gumisenyu kure. Abasebya ADPR kwebwe turahari, turi kubirindiro.
okay satani yagutumye ngo tubuze kuyivuga Oya. reka nkubwire Ahubwo, niba satani yanagutumye Imana yantumye twe turakataje Imana babe babiri yantumye. batatu bafite ukuri tuzagutanga Imana yantumye ngo mureke iharabika. ariko ubundi reka nkubaze iyo mana yagutumye niyo ni yaryango Twagiye aha reka twikomereze ese niyo mpamvu urumva tumaze iminsi tubona ibintu bivugwa kuri bamwe bahoze nabo muri ADPR bibavuga bitari byiza so kandi nyine impamvu nagiye kwikubaza yuko nzi neza ko ufite amakuru cyane abonye uri umucukumbuzi wawe amakuru ariko yiharabika cyane kucyumva se kugiye kumbaza ibyo guharabika rero stop niba utegereje kumbaza ibyo guharabika reka kumbaza iki reka kumbaza ikiganiro ahubwo niba ushaka ko dukora ibyatuma abadukurikiye bakuramo message yabafasha kubaka uyu murimo turimo turwana buri munsi ngo turebe ko byasubira kuri gahunda bari byumbaza ariko niba wisetinzemo ibintu byo guharabika ukaba wantumiye ushaka guharabika na Evangeliste Nyirapasika yaratenzwe ngewe urambaza ndumuvugizi ngenda tenga wari wambona nambaye kora do pastor ibintu bavuga kuri ibintu bavuga nyine utabizi ko ufite amakuru amakuru ya Nyirapasika kandi wambwiye ko arayo guharabika amakuru ya Nyirapasika bimeze gute wamaze kwica umuti oya ubu byapfuye uharabika ADPR ariko ubu byapfuye ahubwo twibwirire ADPR na Nyirapasika hagati yabo bimeze biti usibye na Nyirapasika ngewe narababwiye ngo nzajya nzana ukuri abatakumva barore tuguhe nta kibazo hanyuma bumva ukuri munyandikire mahanga muti kagira inkuru yego ngewe nzajya nzambagezeho inkuru ubundi wandike muti kagira inkuru yego amakuru mbajije ku bakozi b'Imana batandukanye uretse na Nyirapasika gusa ngende ndita ngo amakuru y'abakozi b'Imana batandukanye kuri Nyirapasika ndayana nkubwiye turabakuri abantu batatu bane ushaka kumbaza kuri ndena batatu Nyirapasika Riziki na noza na Zigishuti Michel abandi turakomeza ukore list Nyirapasika ndagira ngo mbanze nkwibutse ko Nyirapasika ari umukristo yego wabyumvise wakirijwe mu itorero akarikoreramo yego ndetse kugezana n'uyu mwanya ntekereza ko revo ariho ayikesha ADPR urukunyumva neza ndakumva hanyuma ahubwo ikindi kintu mbona revo y'ubuzima buretse mvuze iyo Nyirapasika wari uzi Nyirapasika Nyirapasika mu muzi nk'umukozi w'Imana yego iby'ubuzima buretse turabigeraho yego na cyane ko wenda nta nubwo ari ngombwa kwinjira mu buzima bw'umuntu ahubwo twigendere mu buryo bw'itorero imibanire sibyo Nyirapasika akoreye itorero neza yego atumirwa hano henshi avuga Imana neza twabanye nawe mu biterane byinshi abantu barihanye bitewe n'ubuhamya yagiye atanga ubuhamya bw'uburyo yabyirukiye mu muryango warurimo abapfumu yego ari n'abantu bakunda kuririra bakavuga ngo Nyirapasika ni umurozi aho ariko mbibutse ko nubwo babyitirira ntabwo Nyirapasika ari umurozi kuko iyo bavuze ngo ibya kera nibiba bicibukwa biba bivuze ngo abakivuge bakimucira urubanza n'abapagani ntega amatwi unyumve yego nawe niba ukimuvuga ngo biravuga ko ari umurozi ntabyo nzi nitandukanyije nawe ku isi uzamureje ngo aho yuko muri kubivuga buretse rero nkubwira uko muri kubivuga Nyirapasika yatanze ubuhamya bw'uburyo yabyirutse akurira mu muryango w'urimo abarozi abapfumu yego ariko na n'uyu mwanya Nyirapasika yatandukanye n'ibyaha yemera Kristo yego Bibiliya nk'uko ivuga ngo ibya kera niba bishize ndagira ngo ntangarize abantu bakirebera Nyirapasika mu ishusho y'ubuhamya yatanze yego ko atakiri wa wundi wa kera ahubwo Nyirapasika ni mumuboneye mu mukristo mushya wahindutse akakira Kristo kandi akemera kuyoboka inzira ya Kristo ubu tuvugana ahubwo uburangare bwabayeho n'ubuhe uburangare bwabaye ne bwabaye kuri Nyirapasika kuko ibyabaye kuri Nyirapasika nanjye byambaho nawe udukurikiye byakubaho iyi si dutuyeho tuyibeshejweho n'amafaranga kuba wagenda kuva hano ngera aho mvuye n'imodoka ayo ni amafaranga
kuba nyirapasika yajya kubwiriza ni amafaranga, inzu atahamo ni amafaranga, ibiki byo kurya ni amafaranga, kwambara neza, dore ko abakristo b'ubu muri ADEPR batunzwe no guca imanza ngo dore yambaye neza kugira ngo abakristo bamwemere ni amafaranga. Rero yagize amahirwe ategeze abona muri ADEPR. Yego. Ponyoka, reka mbyite guponyoka, ajya kuvuga Imana aho ADEPR yari yarabujije abantu gukorera ubutumwa. Kuki babuza? Boretse gato ndaza kukubwira impamvu. Kubera ko ibyo yatubujije kujya gukora, nayo yaje gusanga twaravumbuye ibanga, nayo irahindukira idukurikirayo. Ubu abo batubuzaga kujya kubwiriza nabo bari kuhabwiriza, abo bakumiraga bakatubwira ngo ntituzajyeyo nabo bari kubatumira, bari kubwiriza kudutute twa ADEPR. Baratubwiraga ko ari ikizira. Yego. Aho batubwiraga ko tutajya, turugushiduka tukabona umushumba umukuru umuvugizi ari we twakita kwa headinze itorero, ari ku ruhimbi rwa Katolika. Yego. Ari ku ruhimbi rwandi madini bitaga inzaduka. Rero mu gihe twe babonaga twagiye no gutaha ubukwe bwabo bakadutenga. Yego. Rero ndababwira ngo nimwandike mu muti kagira inkuru, ngenzaza mbaho ukuri naguciye ku ruhande. Baravuga ngo ujye gukira indwara arayirata. Yego. Rero nyirapasika yakoreye Imana kandi agasabwa n'amatiki menshi n'imyambaro myinshi yo kwambara umunsi ku munsi kubera ivuga butumwa ryahenje. Araponyoka ajya ahantu batabona. Agize amahirwe abona kwa Minyoni ndakandaseyo. Abageze kwa aho bita mu bisubizo. Yego. Ngira ngo wibuke ko Imana ikubwira ngo umugisha wawe upfunyitse mu biganza by'Imana ariko bizaca mu bantu. Ari ngo nguri n'ahantu wije mu banyamahanga buryo afite n'imigisha. Ntago ariko mvuze. Ntago mvuze ko yekuye mu banyamahanga. Kagira inkuru. Rero uyu nyirapasika, yego, amahirwe yimwe na ADEPR yo kuba bamupangira itike ya 5 yakoresheje 7. Yego. Yaje kuzagira amahirwe atagira abandi. Abageze kwa Minyoni. Yego. Umubyeyi abantu bose birahira. Amakuru nkurura. Yego. Nuko abahageze bose bahinduriwe ubuzima. Amina. Ubundi wone umuntu tuba tunakeneye. Umva ubutumwa rero. Ubwo nibwo butumwa bakubwira nkubwira ngo ADEPR barayirangije. Uhindura umutima n'umubiri. None se. Noneho reka nkubaze. Yego. Ageze kwa Minyoni ahakuye imodoka. Yego. Minyoni urabizi ko amakuru dufite na yuko Minyoni yahaye nyirapasika imodoka. Muri ADEPR nta nuwegeza muhigara. Yewe ubajije n'abashumba muri ADEPR abenshi wasanga n'umuvugizi atazaho nyirapasika ataha. Iwe. Yego. Wanyumvise neza? Kumva. Ariho nkubwira ngo ADEPR ifite uburangare cyane. Uhereye ku kantu gato kugeza ku kanini. Yego. Abashumba nibihangane, abavuga butumwa nibihangane, abahanuzi nibihangane, abahanzi nibihangane, kuko izo nguni zose zamaze gucecekeshwa hajyaho kondisiyo ziremereye. Yego. Ariko suko aba bantu badashaka gukorera Imana muri ADEPR kuko banayigezemo bayikunze. Ahubwo bagezemo bimwa agaciro. Yego. Kandi bafite iby'agaciro muri bo. Rero nyirapasika ageze kwa Minyoni araswaho n'umwuka w'Imana. Abona amavuta ari muri nyirapasika. Abona umumaro nyirapasika yamarira abantu. Yego. Babona agaciro kari muri nyirapasika. Yego. Bashyigikira amavuta, aricyo bita gushyigikira amavuta. Rero nyirapasika niho yaje kubona imodokari. Yego. Nyirapasika bwa mbere abona imodokari ye bwite. Abona ikinyabiziga cye yakiboneye kwa Minyoni. Yego. Nyirapasika kuba afite inzu atahamo. Yego. Nta umusohora. Nta piriyave. Nta kongera kuvuga ngo aragera mu majyaruguru sangahe. Wanyumvise? Nyirapasika numwe mu batuye i Kigali. Nyirapasika numwe mu bashoramari abacuruza i Kigali. Mbona no kumwamamariza rega abantu bajya kumuhahira, aracuruza afite amakuvureri, amashuka meza, amarido meza agezweho. Ni hano uzamutse ku muteremuko uvuye Nyabugogo haruguru y'isoko ry'imbuto. Abantu mugende mu muhahire. Nyirapasika yararyoshye, Imana yamuzamuye mu ntera. Yego. Ariko nyirapasika umuruho yararuhiye muri ADEPR. Wo kwirirwa kutumoto bari no kuzamugonga. Ubwo ADEPR irarushya. ADEPR se kurusha gusa ahubwo.
ntabwo ari ukurushya gusa ubwira nagorana kuko nukuvuga ngo nimba bakubwiye ngo wijya kuvuga ubutumwa hano ese nubwo muracyamaramo iki nimba boretse nkubwire twebwe kuba tuyirimo nuko tuzi icyo ADPR umuzi wa ADPR niwo turiho ntabwo turi kuri ADPR yo hejuru turi ku muzi wa ADPR arigumuye oya ubyigumuye n'ibyashamitse hejuru ahubwo twe turi ku muzi nakuvuga ngo twe turi ku muzi umuzi rero ni ya Pentecote ntabwo urabona umuzi watorotse ukajya gusenya ingo z'abantu ariko buretse gato uwo aba ari umuzi w'igiti hanyuma umuzi w'igiti rero kugira ngo ushobore kuwuca biragoye ariko aya mashami yishamikije yego ashobora kugenda akangiriza inzu z'abandi ashobora kugenda akagonga amapironi ubwo niyo gahunda mufite ariko se yo guca amashami vipi zabo komeza vipi zabo Pasika araryoshye Nyirapasika uyu mwanya yicaye ku ntebe nakita ko ari yiryoshye mu buryo bw'umwuka yego ni intebe iryoshye mu buryo bw'umubiri kuko ararya neza ubu urahura nawe ukabona ni umwana w'ejo ADPR ari musajijije yewe data we Nyirapasika ADPR ari musajijije ahora mu se niba yararyaga ibijumba gusa simbizi ubu ngubu urebye umubiri afite uhita ubona ko Nyirapasika yahuye n'amavuta ya nyamavuta yego ari mu buryo bw'umwuka wariye neza agaragara neza uwambaye neza agaragara neza ADPR ibyo yabyimye abakozi bayo kandi igahembwa ikababwira ko bari gukora ngo bazahembwa bageze mu ijuru rero niho nibaza niba mufata abantu mukabakoresha ngo muhembwe kandi bo mwe mwarangiza mukavuga ko mwe murajya kuri banki bo bakazahembwa bageze mu ijuru haryo ubwo nibasimbuka murabita ko bakoze none kugeza uyu mwanya Nyirapasika abanye neza na ADPR ariko baretse ahubwo mbaza ngo abanye neza na Pentecote na ADPR yo winayimbazaho Nyirapasika yinjiye muri Pentecote Nyirapasika ntabwo yinjiye muri ADPR Nyirapasika ni umupantekote ibyo kumbaza ADPR muri ADPR ariko ibintu ukumbwira mbaza Nyirapasika niba ari umupantekote oya tureka ku ruhare rwe imibanire yewe na ADPR ubuyobozi bwa ADPR ubuyobozi se bundi umukristo ni ngombwa ngo bane neza n'ubuyobozi ko ni ngombwa ngo umukristo ntago abaje gusenga abayobozi abaje gusenga Imana rero ariyo yatumye ayoboka Pentecote aracyari mo baravuga ngo niba uri muri Yesu neza gumamo ntabwo bavuze ngo niba uri muri ADPR neza gumamo reka twemere kagikijijwe ariko kugeza uyu mwanya hari abantu wenda byabaye official tuzi neza ko batemereye kuvuga ngo tumwa muri ADPR ariko kutavuga bivuze kugwa ntabwo navuze ko baguye utanyumva nawe utamvugira ibyo navuze ahubwo nabaje ngo imibanire yabo ni dini ihagaze imibanire yabo ni dini ubu nukuvuga ngo amakuru naguhangaho nukwiri dini rya ADPR ufite ukuri bitamwemera ahubwo rishaka ugendeye kuminduka ziriho kubera iki abantu bakandagiye kwa Mignone ADPR itishakisha impamvu yo kubagarika harimo nuko kwa Mignone harimo guhindurwa ubuzima harimo Mama Lionel yego yahise avamo sibyo yego harimo Zigira Inshuti Michel yego batangiye kumugendaho yego sibyo nakobwo baramo nimba ari kumugenda nimba ibyo yakoze ntabyo nzi ngewe burya kami ka muntu n'umutima we sibyo abayobozi nibo babibonye yego Evangeliste Nyirapasika ashwi babona ifasi Nyarugenge muri rancha bari bayoboye sinkiyibona nimba no barasubijwe akajya gucuruza nago mbizi yego n'abandi haba ikibazo kwa Nyirapasika no muri aya nako kwa Mignone no muri aya matorero yandi za Fosco ya za yose bajya za Shiro na hehe iyo bavuyeyo kwa ADPR itibigaho ahubwo iyo umbaza ngo Imana ibigaho amahirwe menshi nayo ko Imana itabigaho ngo batenge ngo bakure mu gitabo cy'ubugingo uretse gatoya ubu tuvugana ikikubwira ko Imana ikiri ku muntu nubwo abantu bakuvaho ukiri wa wundi icyambere ntiturabona Nyirapasika yambaye nk'indaya ntiturabona Nyirapasika twahuriye mu muhanda arimo agenda yiyandaritse yasinze yego ntituramubona mu kabari ari kunywa inzoga
njyewe abantu bavuga ahubwo nibaza baduha ibimenyetso. Mwamusanze yasinze, mwamufatanye n'undi mugabo Nyirapasika, ubundi yabatwaye iki? Usibye na Nyirapasika abagiye kwa Minyoni bose yego nibo warumbajije icyaha bakoze. Kuba wavuga ngo mvuye hano gusa ndagiye, ahubwo uretse gato nkubaze, kuki bahagarika bagiye kwa Minyoni ntibahagarika umuvugizi wagiye mu Katolika? Ejo bundi twamubonye ari Kabgayi indani aho barira karisitiya bakanywa na divayi ihiye. Nkaswe kwa Minyoni bakoresha divayi yoroshye, iyi bakoresha muri ji, iyi bakoreye ji, sibyo? Ahubwo uwagiye kwa Minyoni akariho batenga. Ni kuki mufata umuntu wagiye kwa Minyoni mukamutenga? Nimutenga umuvugizi wa ADPR wagiye mu Gatolika kurya karisitiya no kunywa divayi ya padiri. Ahubwo urakoze kuduha amakuru, barabatenze ko kubera byo. Kandi ari wowe kubimbwira ngo barabatenze ngo niye mibanire ngo nibiki? Nanye nabazaga ahubwo bafitanye imibane ko tutatubabura. None se niba uretse gatoye nkubaza, tubona batakiri mu nshingano. Mama Lionel, yego, ubushize twabonye asengerwa yimikwa, yego, ahabwa inkoni y'ubushumba mu rindi torero. Turabyemeranyaho icyo cyo cyarabaye. Aha, ubu tuvugana mu mavideo turi kugenda tubona akenshi uyu Nyirapasika, yego, uretse udututi two mu macaci akomeye nk'ayo ngayo yo kwa Minyoni, yego, niho turi kumubona, yego, n'ahandi hakomeye. Nibyo nabazaga byagenze gute? Uretse gato injira muri ADPR, urabizi ko abavuga butumwa bose bakomeye ahanini n'abari barafunguye insengero, abenshi bari bafite amacaci yabo, bari barasohotse muri ADPR. Bivuze ngo ADPR yigira abantu bafite umuhamagaro bakomeye, bafite amavuta, yagiye igira abakozi baremereye, ariko bagenda bayivaho. Kuki ahubwo itakaza ibifite agaciro aho kugira ngo yakire ibifite agaciro? Kuki defata bari mu macaci bafite agaciro ngo ibinjize muri ADPR, ahubwo ADPR igakurwamo afite agaciro bakajya mu yandi macaci? Bivuze ngo ahanga uhita wumva ikintu cyishemo uburangare buremereye, kudaha agaciro abantu bari mwasi. Ndabona igisubizo gihagije kinyura ko ndi kubariza rubanda. Ushaka iki kibisubizo? Nabajije ngo aba bantu iyo bageze muri aya macaca, tureke no kuva kwa Minyoni, tutereka amafaranga arayoboye reka, urumva tujye tubyemera. Kuki kuri ADPR uko twari dusanzwe tubabona abari ko tutakibabona nyine? Uno twabona hano ADPR yarasimutse zigira ama social media, buri wese wagiyeho turara tumumenye. Yego, kuki tutakibabona? Haba iki? Ubundi koko baratenzwe? Ese ko bari mu bihano? Ubundi byahabaye iki? Buretse gato nkubaze, usibye Nyirapasika kuvuga ureba cyangwa uzi kuri media ushakaho views, yego, nyumva neza, yego, n'abankurikira akantu bakumva, uretse aba bantu mwita abasitari muzi, erego umusitari no buretse aro mfatira 3,000 7,000 ibihumbi bingahe byose byagiye bikurwa ku nshingano by'abapastor bari bafite amavuta, my friend. Ako baracyari mu itora. Buretse n'abandi ntago bavuze ko baje kwicara mu ntebe wabasohora, ariko hari inshingano atagize gute atakora. Yego, uri kubyumva neza? Rero mu gihe uri gutinda kuri Nyirapasika, tinda no kuri bariya baregionali batashye. Barabona turamenye. Buretse gato kuki utamenye ibyabo kandi nabi ntebe yabiri gukurwamo? Wasabe bafite indi myanya bagiye kubateganya. Arewe ADPR yaragutse. Ba mwarimu bagiye mbere. Buretse ba mwarimu bagiye mbere. Nta mashuri bari gukora iki? Nta mashuri bari bafite. Aho natekerezaho bari basasizeho bari bayafite. Buretse gato nkubwire ibintu uvuga ntabyo uzi. Kuba umuntu yari mwarimu, kuba adafite amashuri ni kimwe, ariko afite experience mu byo ufite amashuri aje gukora. Buretse gatoya, kuba wavuga ngo nibura uyu ufite ubumenyi, yego, nabe kuri iyi ntebe, uyu nguyu ufite experience muri ibi bintu ariko akaba atarize, amube hafi. Yego, amube hafi, byari guha imbaraga itorero. Urukumva neza? Kuko hari kuboneka uruhande rw'abafite ubumenyi mu gusoma
hakaba n'abafite ubumenyi mu gusesengura ibya Bibiliya cyangwa se mu kubana na Mwuka Wera, itorero rikarushaho kugira gute rikazamuka. Ariko ibi bisa nko kuba wabona umuntu afite umutsima ariko adafite imboga. Yego. Wahereza umuntu ubugari ariko n'umuha imboga. Yego. Ntago biza kugenda neza. Ubu tuvuga na ADPR, yego ndabyemera ko yarikeneye abantu bajijutse, ariko yarikeneye n'abafite icyo bita abanyamuhamagaro, abanyamwuka, kuko twayijemo ari nyamwuka. Yego. Niba rero bemera ko Imana ari y'umwuka, n'abayisenga bayisengera mu kuri no mu mwuka, ni byiza ko twasenga tuzi gusoma no kwandika, tukamenya Icyongereza. Yego n'iterambere turi kujyamo n'iryo kusoma no kuba twavugana n'abashyitsi baje b'abanyamahanga bazi za ndimi, ariko tukagira na wa muntu uvugana na rwa rurimi rutabasha gusobanurwa n'uwari wese, ari rwo rurimi bavuga ngo Imana yakoreshaga ivugana n'abantu bose. Musigaye murengera, ariko bavuga ngo abumwe akagira gute agatukisha bose. Rero wifata n'ubu ngubu niyo wabakuraho nabo bose bakuweho mu masengesho ntibabo uhanuye baguhagarika. Ndagira ngo wumve neza, buretse gato, ntago ari rimwe twumvishe ejo bundi Kimisagara Kamuhoza. Yego. Bafashe umuhanuza akivuga ngo ndumva Imana ivuganye nanjye, akivuga ngo nimwumve uko Imana ivuze. Yego. Yagiye kumva ngo bamufashe gutyo, yes, bamujishura umwana, baramurengana hanze. Oya, buretse gato, aho ni hamwe vuba amayenga data, nta mezi abiri arashe, ahubwo rwanze n'ukwezi kutararangira. Iyo nkuru naritambukije ku ijwi ry'abanzi baragiye gukomera, urukumva. Baramufashe, uwa mbere yarahanuye ati baramwicaza. Uwa kabiri ahanuye ati bamujyana muri biro. Umukecuru wa gatatu ati bamunyuza aha. Urambwira ko niba umuntu atakivugana n'Imana, dukumbuye ejo bundi Sibomana yaravuze ngo dukumbuye abapastori bahagarara imbere y'iterano bakumva Imana itangiye kugira gutya iti nduwiteka Imana. Pastor akabwira iterano ryose ati nimutuze twumva Imana ivugane natwe. Yego. Ariko ubu system ihari niyo kumva Imana ivuze ngo nduwiteka Imana, abantu bagahita bavuga ngo adatwara iminota. Ubwo mwacecekesheje Imana. Buretse adatwara iminota, abadiyakoni baba bari hafi, urumva. Yego. Nukuvuga ngo system ihari niyo gukoresha igihe gito. Imana ntago bakihe umwanya guhanura ngo uri gutwara umwanya. Yego. Bivuze ngo igihe gihari nicyo kwiruka kubiboneka, ariko igihe cyo kumva Imana ivuga ibyo abantu batabonesha amaso, ntago abantu bafite umwanya wo kubireba no kubyumva. Kugira ngo ADPR ntikiri Pentecote. Yego. Isigaye ari ADPR church yo kuza guteraniramo nk'uko abandi basenga, bagakusanya utwo dufaranga bagahembwa, ariko nikiri itorero ryo kuyobora abantu kuri Kristo. Dusa nk'abagenda bagana ku musozo, abantu twavuzeho bagera mu yandi macaci, ADPR igahagarika itatwa. Okay, tuzi kibahagarika bararenganye, ariko tugasa nkaho twita we nabo bavugana, wenda tureke kuvuga ngo barabahagaritse, ahubwo tuvuge ngo kuki bagera mu yandi macaci murare twababonanaga muri ADPR ikagabanyuka cyangwa se kanashira tukababura. Yego, turababura vraiment, twarababuze. Erega ubu tuvugana, reka nkubwize ukuri, ubu tuvugana ntubona ko ukora kuri Give Hope. Uyu mwanya bakubwira ati tuguhaye amahirwe jya gukora kuri televiziyo Rwanda. Ntago napfa kubyemera. Buretse ntago napfa kubyemera. Ariko nyine ijambo nkunze kuvuze ngo ntabwo napfa. Byaterwa n'umushahara bawe. Ako kantu rero sawa byaterwa. Atari titi. Nyine byaterwa. Yego. Sawa. Byaterwa. Bashaka kuma ayo kuri Give Hope nyabona kubye gatatu. Nyine ariko ramwe ngo byaterwa. Yego. Iyo rero yabitera. Iyo kabitera. Menya ko n'ahandi byaterwa. Umuntu ashobora kuba ari muri ADPR bakavuga ngo ushobora kuba wajya kubwiriza ahantu ukemera ukatubera umukristo ukigumira hano. Byaterwa. Ubwo Apotre Mignonne ahita babwira ngo mwihamira aha. Erega nta nubwo ari ngombwa ngo umbwire ngo mwihamira aha. Ibikorwa unkoreye bundi Bibiliya yaravuze ngo bene so nabo muri ukuntu. Ubwo ADPR ubwo nyina nuza mama uyu Mignonne. Niyaba atwara abakristo babandi
ubundi mu ruhande rumwe ibyo bibazwa baremereye njye ni dekaraye buretse gato buretse ndakubwira impamvu nuko impamvu nkubwira buri hari uburyo ngo umuntu ashobora kuza akakwereka ibyiza yego mu by'ukuri wenda wajya kubifata ejo ukabibura sibyo abo ngabo hari abo bagiye bavuga ngo hari abambuzi bashukana wari ubizi bushukana ariko hakaba n'ubwesikoro noneho hari uburyo umuntu ashobora kuza akakwereka iyi mikoro ko ari nziza ukayireba ukavuga ati ntayiguze nari indi mikoro ndi buguri ariko mu by'ukuri ukaza gusanga garanti yayo ishobora kutamara imyaka 5 mu gihe wari wifitiye indi umaranye imyaka 10 ngo irashaje sibyo uyu rero impamvu mufashe muri iyo sanse ariko usaba imbabazi buretse gatoya saba imbabazi ngewe urambaza saba imbabazi nawe kuri icyo kintu nyumva neza ntega amatwi ubu tuvugana ntabwo minyoni yegeze avuza ingoma ngo nyirapasika hakirizwe nkuko nyirapasika yumvije ingoma ivugira muri ADPR akaza akihana akatura ibyaha uranyumva neza ntabwo abo bose wamaye ingero ahubwo reka tubigore gutya nkufashe ngenda bonanye minyone ni umubyeyi w'umunyabwenge uzi kumenya icy'agaciro akakibungabunga none se ubu mu ruhande rumwe itungo nirutorokuriye ikiraro umuntu akagasanga ryishwe n'inzara akarigaburira rikaguma mu rugo azaba ari ikibazo cy'uwarigaburiye ubundi reka nkubwire buretse gato iyo mvuze umujura uzi icyo mba mvuze iki buretse nyumva nyine impamvu abantu baze kumva n'ijambo njye navuze iryo umujura ntashobora kuza kwiba amashara y'ibitoki mu rutoki tandukanye ubujura n'uzi kubungabunga jewe navuze kwita kubagarira kuvomerera ariko ibintu ndi kuvuga kutari kubyumva neza njye nakubwiye wabyumvise neza waje muri ADPR yibi by'agaciro wabyumvise uyu minyoni niba na Bibiri tubwira ngo na Kristo azaza nk'umujura azaza aje gutwara iby'agaciro minyoni nawe yibye iby'agaciro ni ukuvuga ngo hari uburyo ushobora kureba ikintu mu by'ukuri ukacyifuza ariko atari wowe wagitangije niyo mpamvu navuga ngo ntabwo minyoni yigeze aza kuvuza akagoma ADPR yavugije akagoma nyirapasika ari hano buretse kunca mu ijambo bariya bose umbwira bagiye kwa minyoni bagiye bakirizwa muri ADPR habaye amavuna banaturiraho ibyaha barabatizwa na ADPR bivuze ngo ni igihangano cyangwa bagereranye nk'igihangano ADPR yifatiye igishyira mu murimo kuko ni ukuvuga ngo nimba ADPR yafashe umuntu ikamutoza agakiza ni umukristo wa ADPR none kaya mubwiye Bernard urumva ngiyewe icyo nemera nabonyeho Apotre Mignone Kabera ni umushumbuzi iby'agaciro uzi zahabu abantu bajugunye nese umujura nakubaje ngo umujura yiba bidafite agaciro cyazo cyo urimo urageranya ibitari byo utandukanye umuntu witaye ku cyatawe utandukanye umujura nuwuje mu rugo rwawe akagusahura undi utaye ikintu hanyuma bari abakristo bose afite yabatoje agakiza yarababatije yabashyize mu mavuna ako agakiza niki ngiye bareka mubwire umva neza oya ngiye rwose Apotre Mignone ndamushimira ko azi gutoragura zahabu akayitunganya akayibungabunga akayishyira ahakwiriye ariko mwebwe murabo gusa umuntu akarinda hajya mu ADPR nge ntabwo ndi umuyobozi wa ADPR umuntu akarinda hajya gutekera ubugari mu ishyamba usko ari umuntu hatari Imana yatekeye Evangeliste Nyirapasi ariko reka nkubwire ura n'umuruho wari nawe rero reka nkubwire ura n'umuruho uvuga ibyo uvuga ureka ibyo umuntu yivugiye yitangiye ubuhamya avuye ko yasongeye Imana ubugari ura n'umuruho
none uwo mwisi indushyi yari indushyi oya ntabwo ninya kubivuga evangeliste Nyirapasika ataragera kwa Minyoni yari indushyi nawe ubwo arabyivugira none se gutekera Imana ubugari n'uburushyi none se yabutekeye Imana haze cyangwa yuko yari ashonje arambiwe ubuzima bayemo ariko ibintu urimo ntago ari byo yivugiye we yivugiye ko yatekeye Imana ubugari none urimo uravuga ati wowe urimo uramwita indushyi kugira ngo Imana ice inzara yo ko ari imeze nabi none se buretse agatongo ugiye gutura ituro umuntu atura ituro ashaka umutima umwemeje gutura ituro kugira ngo Imana ikumve neza ikwemere neza ni amaturo ngenda ashimira Apotre Mignone urumva abadeperi yashyize bavuze ngo adeperi ngo ahubwo nibashaka bayimuhe yose ayiyobore oya nta reka none se ko abadeperi bose abimariye yabayoboye indushyi nyinshi ko abadeperi se bose abimariye ushatse kuvuga ko adeperi yose ari indushyi se ubona mumeze muto abadeperi yose ni indushyi ntago ari bose reba ayoboye umuntu nkawe none kuki ushyizemo ngo yabayoboye indushyi nyinshi reba umuntu nkawe nicyo abereye hari kuburi buriya ni ikintu cyiza cy'umuyobozi ni ugufata umuntu wenda twite reka mbyemere ko wenda ndi hasi ntago ari uburushyi bwo kuba hasi uburushyi bw'imyumvire niyo mibi imyumvire yo mu isi turimo ni naho buriya ADPR nkubwira yarangiriye kuba abantu bumva ko bakumva ibintu kimwe n'ibintu bidashoboka sosiyete iyo uri muri sosiyete hari umwe ufite uko abyumva hari n'undi ufite uko abyumva ahubwo hakaba ngombwa ngo ese twicare tujye inama twumve uruhande rumwe twumve n'urundi ese ukuri ni ukwane umubyeyi Mignone yateturuye benshi abavana ku cyavu Evangeliste Nyirapasika yatumye ajya mu ndege atuma abona imodoka atuma abona inzu ari gucuruza kubera we ahubwo ngo yahinduriye abantu ubuzima cyane uwo ni umwe urumva twabonye Pastor Theogene Nzahukenya kwigendera ubuzima bwari bwarahindutse uranyumva neza hari n'abantu yagiye ashyira ibyo kurya hari abo yagiye agaburira hari abo yambitse kandi bo muri ADPR hari abo arihirira amashuri bo muri ADPR ariko ubundi n'ibintu turimo byose ni amatika adafite umumaro ibintu by'amadini ibintu by'amatorero byabayemo agatogo sindamenya Imana twatangiye tuvanga muri ADPR ngo harimo agakiza k'umwimerere none abantu barahindukiye bati kwa Mignone niho hantu hari ibisubizo ubu rero Imana batubwira ni bari igipindi cyangwa niba koko twizeye Imana imwe dusenga Imana ivuga ikora twebwe no kwa Mignone rero oya twese muri rusange Imana twizeye ni Imana ivuga none kuki bagera kwa Mignone gatanga ibisubizo bago muri ADPR bakayibiba ahubwo icyaza cyo muri ADPR mbona iravuga ariko nikora Imana yawo ngo Imana ivuga ntikore kuko se nimba abavuga butuma nka Nyirapasika babwiriza ariko niba korera Imana ivuga iranakora ubwo ikorera muri bamwe rero naho yindi idakora ntinavuga niyo bita Bayali shari ivuga gusa iyo ni yihe mbwira izina ryayo Imana ivuga gusa ni yihe none se ko tubona bagera handi umva ko bagera handi bagasubizwa nyine mbwira Imana ivuga gusa ariko gukora bakabivuga urureba reka ngo urugero nanasoza dusoza kabisa uyubere nari uri imbere yanyu ubu Apotre Mignone Apotre Gitwaza aramutse amuhamagaye buretse uwitwa Masengo Foursquare ahagaze ari ako gatuta akagufata ko gatuye ni umukozi w'Imana isumba byose ubuzima bwahinduka ariko ADPR buriki buriya noranayizaye ahagaze ku gatuta akavuga ngo Berenari ni umukozi w'Imana nabwo ubuzima bwawe udatuma vangirwa kabivuga bipfira ko mudaha agaciro abantu banyu ngo nabo bapromotingwe ADPR ikeneye Imana yari iri muri ADPR Imana iri muri ADPR kera yongera igaruka navuye mu kiganiro hanyuma reka tubabwire ngo ibiganiro byacu nakagaruka sawa